ndabona bamwe bari babakanuye, umuntu yakwibaza niba amahoro y'Imana bafite cyangwa niba ayandi. Nagira ngo rero ndebe niba koko amahoro y'Imana ariyo mufite cyangwa se niba mufite amahoro y'isi, noneho bitewe n'amahoro ndibwumve muhumeka. Ndababwira isengesho turi buvuge kugira ngo amahoro y'Imana atugwe neza, dusubire mu rugo twumva twashishe, tubitewe n'ingabire z'umubyeyi Bikira Mariya. Noneho rero kugira ngo menye ko mufite amahoro y'Imana cyangwa se amahoro aturutse ahandi, mugiye gusubiramo inshuro 5 ngo amahoro ya Kristo, sivyo? Ngaho dutangire: amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo. Noneho tuvuge ngo amahoro y'isi 5. Amahoro y'isi, amahoro y'isi, amahoro y'isi, amahoro y'isi, amahoro y'isi. Murumva bivuze kimwe? Aho ijwi rizamuka ni hehe? Ni amahoro y'isi cyangwa n'amahoro ya Kristo? niko na amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Ko ngaho twongere twumve: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Siko mwavugaga amahoro ya Kristo? Ngaho nimwongere twumve, birigaragaza uko ari mwebwe murimo kubivuga. Ngaho dutangire: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Oya, tujya noneho tubusanye kugira ngo twumve neza amahoro mufite, tumenye icyo tubasabira. Kuko nyine twaje hano kugira ngo dusenge, dusabe imigisha. Reka turebe uko duhagaze. Tuzajya tubusanya ngo amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Noneho twumva ijwi rizamuka naho rimanuka, sibyo? Ngaho dutangire: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, 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 amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Noneho amahoro none hajya hejuru ni ayahe? Ni aya Kristo. Aya Kristo dushimira Imana, mwihe amashyi bwo muyafite mu mutima wanyu. Ubundi rero nuzajya ushaka kwisuzuma ngo wumve yuko amahoro y'Imana ariyo akurimo, noneho ugiye uti ibyo ngiye gukora biratungana kuko mperekejwe n'amahoro y'Imana. Umwitozo uroroshye, usubiramo: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Nk'ubwo murumva yuko ngiye mvuze ngo amahoro ya Kristo, amahoro y'isi ariyo ajya hejuru. Amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo. Mwumva ko ariho rijya hejuru: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Ubwo ntabwo mubyumva. Ubwo niyo nashaka kuvuga mu ijwi riguze: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. N'umumpamago mwe muri mwakabivuga nawe byaba kimwe: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Rero no kugira ngo mbere na mbere tubanze tumenye ko duhagaze, kuko rimwe na rimwe bivuga ko ufite amahoro ya Kristo kandi ari ayisi, ari hejuru. Noneho iyo bigenze gutyo, uko mwebwe mwambwiye ko mufite aya Kristo, ntabwo nabihakana, rimwe mwabyivugiye, cyo kora murumva ko giye mugomba kunsabira, kubera yuko ndavuga ngo amahoro ya Kristo akajya hasi, ayisi akajya hejuru. Ndagira ngo rero munsabire. Icyo musabira ni iki? Ngiye kukibabwira, namwe muzajye mukisabira kugira ngo habe impinduka. Mubanze mwumve uko mvuga ngo amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, ayijwi rijya hejuru naho rijya hafi. Amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro. Ubu niyo navuga ngo amahoro ya Kristo, amahoro y'isi niyajya hejuru, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi niyajya hejuru. Noneho kugira ngo bihinduke, nigire amahoro ya Kristo, umwitozo nkora n'uwuhe? Uwo mubufate. Ngiye kuko imbere yanyu muri bwumve byahindutse. No kuvuga ngo ngiye kwiyambaza amaraso ya Nyagasani Yezu Kristo asukure roho yanjye n'umutima wanjye, ya mahoro ya Kristo yajyaga hasi azamuke. Ngiye kubikora, nongere mvuge, murumva byahindutse. Amaraso ya Nyagasani Yezu Kristo arasukura roho yanjye, amaraso ya Nyagasani Yezu Kristo arasukura roho yanjye, amaraso ya Nyagasani Yezu Kristo arasukura roho yanjye, amaraso ya Nyagasani Yezu Kristo arasukura umutima wanjye, amaraso ya Nyagasani Yezu Kristo arasukura umutima wanjye, amaraso ya Nyagasani Yezu Kristo arasukura umutima wanjye. Reka dusubiremo bya bindi: amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi, amahoro ya Kristo, amahoro y'isi. Ntimubyumva? Sibyo se mbikoreye imbere yanyu, namwe mujye mubikora igihe cyose.
mwumvise noneho icyo amaraso ya Kristo amara, aradusukura. Twaba ducuritse ibintu akabishyira mu buryo, kandi uwo Kristo tumuhabwa n'umubyeyi Bikira Mariya w'umutubyari. Namwe rero ntugatinye kwisuzuma ibyo ariko ko numva nifite amahoro nayaye, naya Kristo cyangwa nayisi. Noneho gusa ubusanga ibyo ngibyo, ariko ntiwibeshye nk'uko bamwe muri mwe nabonaga babikora, ariko nabihoreye mumbwira ngo naya Kristo kandi numvaga ko atari aya Kristo, uko nari meze niko nawe mwari mumeze. Ibyo aribyo byose icy'ingenzi ntabwo ari ukuvuga ngo byanze bikunze bitaya Kristo. Icy'ingenzi ni ukuvuga ngo mbonye amahoro y'isi ari yaganje mu mutima wanjye, nuwuhe mwitozo nakora kugira ngo nigire amahoro ya Kristo? Iyambaze amaraso ya Kristo, noneho agusukure mu mutima, agusukure muri roho, noneho icyo gihe wongere usubirane amahoro ya Kristo. Ni kimwe rero n'umugisha badusabiye kuri uyu munsi. Twese twifuza kugira imigisha, ariko umuntu mwaganira utese uwo mugisha ufite, urumva uturutse ku Mana cyangwa uturutse kuko wumva waramutse neza, uzi yuko nusubira mu rugo usanga byose bitunganye. Ubu ngubu wakuvuga nusubira mu rugo urabwirwa, wavuga ko ufite umugisha. Ntabwo byaba ari ibindi ukavuga uti jewe niyo nabona bigoranye, niyo kuri uyu munsi w'ubunani ntagira icyo mfata, umugisha w'Imana urampagije. Ariko ugasanga undi we umugisha we awukesha kuba azi ko byose bitunganye, arava hano yinjiye mu modoka agende hose bamwakire, mfite umugisha. Ariko wareba ese umugisha ufite n'uw'Imana cyangwa n'uw'isi, n'uw'Imana cyangwa n'uw'ibintu? Ibyo nabyo ujye bisuzuma. Umugisha nuyumvamo nubwo kuko mfite ibintu byose bingendekera neza, cyangwa niwa mugisha w'Imana umperekeza niyo ndi muri bibazo. Iyo wumva umugisha w'Imana wo ujya hasi, umugisha ukesha kuba ibintu bigenda neza, aribyo bijya hejuru, iyambaze amaraso ya Yezu Kristo agusukure, ibintu byongere bisubire mu buryo. Icyo nicyo mbifuriza mu ntangiriro z'uyu mwaka, kongera kugana umubyeyi Bikira Mariya watubyariye umukiza. Ariko wa mukiza ntituvuge ngo turamwakiriye, tukamwakira mu bintu by'ingenzi yatuzaniye kugira ngo adukize. Yadukirishije umusaraba, yadukirishije amaraso ye. Umubyeyi Bikira Mariya rero akomeze adusabire kugira ngo umugisha w'Imana utugwe neza, udufashe gutangira neza uyu mwaka, kwihanganira ingorane, kandi tuwushyire n'abandi batabashije kuza muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, kugira ngo nabo uyu mwaka ubabere wo kurushaho kugendana n'umubyeyi Bikira Mariya. Murakoze. Kuza
izina ry'Imana Data. Et nous vous souhaitons une heureuse année 2026. Tugiye guturirwa igitambo cy'Ukaristiya na nyiricyubahiro Musenyeri Kizito. Turamusaba rero atushire imbere y'Imana kandi adusabe umugisha. Nyakubahwa nyiricyubahiro Musenyeri, murakaza neza, mudufashe kwiyunga n'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya. Nawe urakoze kutwifuriza ikaze muri iyi ngoro. Namwe mwese mwagize neza kuza kugira ngo dutangirane umwaka mushya dukikije umubyeyi wacu Bikira Mariya. Dear pilgrims, thank you for being with us for this big occasion of starting the new year in around Our Lady of Kibeho. She's opening her hands to bless you, bless your families, and also your country, and also your dears. Chers pèlerins, merci d'être avec nous à l'occasion du début de la nouvelle année. Soyez sûrs que notre maman du ciel ouvre ses mains pour vous bénir, bénir vos familles, votre pays et tous ceux qui vous sont chers. Umubyeyi Bikira Mariya rero arambuye yombi kugira ngo atwifurize ikaze. Arashaka yuko muri igitambo cy'Ukaristiya tuharonkera ingabire nyinshi, twitegure kuzakira, twicisha bugufi dusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
nyagasani mana yacu, we wahaye bene muntu umukiro w'iteka, ubigirishije umuhire Mariya wabyaye ataretse kuba isugi, turakwinginze uduhe kwiyumvamo ko akuduhakirwaho, we dukesha umuremyi w'ubugingo Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati. Bavandimwe, igihe cyagenwe nikigeze, Imana yohereje umwana wayo avuka ku mugore, kandi avuka agengwa n'amategeko, kugira ngo acungure abari bakigengwa n'amategeko, maze duhabwa kuba abana b'Imana yihitiyemo. Kandi koko muri abana b'Imana, yo yohereje umwana wayo mu mitima yanyu, ngo arangurure ijwi agira ati Aba Data. Bityo rero ntukiri umugaragu, ahubwo uri umwana, kandi ubwo uri umwana Imana iguha kuba n'umugenerwamurage. Iryo ni ijambo ry'Imana. Oh
nyagasani yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abashumba bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'uruhinja ruryamye mu kavure. Bamaze kureba bamenyesha hose ibyo bari babwiwe kuri uwo mwana. Maze ababumvaga bose batangazwa n'ibyo abashumba bavugaga. Mariya we yashinguraga mu mutima we ibyabaye byose akabizirikana. Nuko abashumba bataha bakuza Imana kandi bayisingiza babitewe n'ibyo bari babonye kandi bumvise bihuje nuko bari babibwiwe. Hashize iminsi 8 igihe cyo kugenya umwana kiragera. Bamwita izina rya Yesu, marayika yari yaramwise atarasamwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. muhaguruke twamaze ukwemera kwacu. Ndemera kw'Imana rimwe Yes.
dutakambira imana umubyeyi wacu twisabira dusabira n'atabashije kugera hano. Nyagasani nyir'ubuntu, akira amasengesho yacu. Dusabire Kiliziya Gatolika, Papa wacu n'abakuru bayo bose bemera ibyo bigisha, bakora ibyo bemeye, baronka ibyo basaba, baraguwe bizeye. Gira impuhwe Nyagasani, Nyagasani, Nyagasani nyir'ubuntu, akira amasengesho dusabire diyoseze zacu, abepiskopi bacu, abasaserdoti n'abiyeguriye Imana, bamamaze batarambirwa ivuka ry'Umukiza. Abakristu bayoborwa mu mahoro no mu rukundo. Gira impuhwe Nyagasani, Nyagasani, Nyagasani nyir'ubuntu, akira amasengesho yacu. Dusabire igihugu cyacu, abakuru bacyo bacyubake batibagiwe Kristu, kandi abaturage baharanira iby'isi kimwe n'iby'ijuru. Gira impuhwe Nyagasani, Nyagasani ubuntu, akira amasengesho yacu. Dusabire paruwasi zacu, abemera bose hamwe n'abashumba babo babona Umukiza. Mu ntangiriro y'umwaka no mu iherezo ry'iminsi yabo, gira impuhwe Nyagasani, Nyagasani ubuntu, akira
gabira baje muri iri teraniro bose batahe bishimye basingiza Imana, bahorana umutima muri uyu mwaka wose. Gira impuhwe Nyagasani, Nyagasani, ubuntu akira amasengesho mu ntangiriro z'uyu mwaka dutura u Rwanda n'Abanyarwanda dukurikira isengesho ryavuzwe igihugu cyacu cyegurirwa Kristo Umwami n'Umugabekazi Bikira Mariya. Hari amagambo nza kugeraho nkabasaba ko tuyasubiramo twese kuko duhagarariye Abanyarwanda bose. Ndarivuga muraryumva mu ijwi ryanjye, ariko nyir'ubwite turikesha niwe uba urivuga. Nyagasani Yezu, Mwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, jyewe Mutara Kabereho Petero Rudahigwa, ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo Umwami niwe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe. Ugumya kurugwiza, uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Igihe wabirindirije ubonye kigeze, uruha kogeramo ingoma yawe. Uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka. Nzajya mvuga ingingo na nzajya mvuga ibango, noneho murisubiremo. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu, twakiranye icyubahiro, amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu, twakiranye icyubahiro, amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu, twakiranye icyubahiro, amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Ibindi ndabivuga jyenyine. Mwimanyi nguhaye igihugu cyanjye cyose, Abanyarwanda aho bari hose, nanjye ubwanjye, abagabo barutuyemo, ubaho umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo imitima wazanye isi yose. Ubava n'imico ya kera yo kugira nabi no guhuguzanya no kubeshyana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine, Mana waremye byose. Abagore ubaho umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori. Barere neza abana waduhereye ku rugwiza, bareme imitima yabo, bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingo rero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima, babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatware ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo uburengane n'imigenzo mibi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwabo ubakomeze umwete wo kwina ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo twifuzamo
rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryaryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundi. Ubatsindire kurwara n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Bahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu umwe mu Rwanda rwawe. Bavanire imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe. Intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka. Natwe bene gihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ari we tuyikorera, maze n'amahanga yose tugusingirize mu ruhame tugira tuti: Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahora nibumbye byose, ubu ngubu ingoma n'iteka ryose. U Rwanda n'urwawe Bikira Mariya, u Rwanda n'urwawe mubyeyi mwiza, uzezo twibutse ufashe ubutita. umukate n'umuvinyo n'ibyo yaduhaye, ababyeyi n'ibibondo ntabo yaduhaye. Haguruka mwese tuje kuyihereza, tuyihereze n'umutima mwiza. Haguruka tuje guhereza Imana tuyishikama, haguruka tuje kuyihereza. tuyishikanye ishikana amaso yaduhaye, tuyishikanye ishikana amaso yaduhaye, nayi ratwakira. amatongo yo turimo nayo yaduhaye, ibiterwa byo dutera nibyo yaduhaye. Haguruka mwese